Icyumweru mu mikino cyatangiye ari bombori hagati mu banyamakuru. Mucyo Anta baranzi na Anta Anta yagize gutya. Mucyo Anta yaratuze yaguzwe na Samu Karenzi umunyamakuru na Jado. Ibi byose bikaba byarakuruwe n'amagambo umunyamakuru Anta yatangarije kuri Instagram ubwo yakoraga live ari kumwe na Rag Byiringiro, umukinnyi w'umunyarwanda ukina muri Suède, ndetse n'uwahoze ari rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse akaba na rutahizamu wa polisi ari we Dani. Nguko uko babiganira. Yari boss Kadafi Wabavuze babiri kidiye mbere ndamuzanye. Wenda nshaka kugwa detail kugira ngo nguyi inkuru yuzuye. Yari yaviri vice chairman yari Jado muri Heroes, ndabona abantu bagira ngo ni Castari Jando yo muri Heroes. Yari Samu Karenzi umunyamakuru. Abo bicaraga mu nama ihitamo abakinyi bagomba kujoininga APR bro. Mu nama Bukeye bwaho mu kiganiro cyahuje abanyamakuru wa Fan FM bagarutse kuri cya kiganiro cyabaye kuri Instagram, aho Regis by'umwihariko yanenze bikomeye umukinnyi Ragaho kugira ngo yite kuri kariyeri, ahubwo akaba ari kwita kuvuga abantu. Aranagaruka kuri mugenzi we Dani Usengimana warangije kariyeri, amubwibutsa ko nta cyamariye Amavubi adakwiye no kuvuga. Umva amwe mu magambo bakoresheje muri icyo kiganiro. Dani yaremwe na Dani Usengimana Dani ariko nabo se n'abanyamakuru kandi ubwo nyine byose baje nabo kubaza kuko icyo kibazo cyabashijwe n'uwitwa Rage. Nakagombye ko ndi gutanga umusada ariko ntibyagenze neza, ariko munyitege sindi kusinzira ndi kurara amajoro ntekere cyakorwa bitizi ndazikora neza anytime muzambonamo kandi nzazana umusaruro. Izo nizo message abantu bamutegereje, ariko baraye babasindira muri social media batarizo basinze za social media twaburanyica. Ijambo ryawe Nyuma yo kumva ibyatangajwe n'abanyamakuru Fan FM barongeye bakora Instagram, aho nanone yongeye guhuriramo Dani Usengimana, Rag Byiringiro ndetse na Anta, aho Anta noneho yaje kwibasira abantu batandukanye barimo abanyamakuru batandukanye, barimo Mutangaza, yakazamo umusaza Leonidas, aho yavugaga ku bintu bitandukanye biberekeye bwite. Kurikira amwe mu magambo bakoresheje muri icyo gihe. Ikintu nzi nuko abanyamakuru muvuga ko abakinnyi ari bo basinze. Gusa Mutangaza yagize urongeye naratese. Umuntu witwa Regis yamanutse Dani naraga iminota 30. Ariko aho bongeye gukorera Instagram n'abanyamakuru bavuzwe na Anta barongeye buke bwabo bafata mikoro nabo baramusubiza. Kurikira amwe mu magambo bagiye bakoresha mu kumusubiza. umuntu muruta nka Leonidas akamusebya ngo agenda ngakandisha utunyenyeri ngo ajya mu mayoga nk'ahaba yayamuguriye ngo Mutangazaje ngo abacira inkonda ngo mutubari umuntu utanwubaho tayifa ngo urakoreshwa ngo ukoreshwa. Uyu ni umuntu waje muri ibi bintu atazanywe no kubaka umupira w'amaguru, ahubwo yaje muri ibi bintu yizi, ahubwo ariyo turufu kugira ngo agira ati akuremo icyo akuramo. Victime cyuko ubuyobozi bwacu igihe navuga bwari bwarakikururiye, ariko hari umuntu anikururira igisambo. Mutangazaje kumenyereye ibintu byaha ni gute ikipe yikururira igisambo. Ari igihe abantu bavuga ati kurindisha neza no kurindisha igisambo. Iyo terime ushobora usanga bararindishaga igisambo ariko batabizi ko kizageraho. N'umuntu umutumiye mwaganaga Anta abagacecetse areba hasi, ariko Anta wa mikoro si wari mwiza, sibyo? Anta mikoro ifatisha nk'igikangisho, yabifataga nk'intwaro afite cyangwa inkota icye bagendana. Uyu ariko dukize virus, hari virus dukize mu ko arababwira turere ni mwene wacu ndamubazanira n'abana bo mu misozi miremire yo ngiyo bose yaramumushyira Maison Noire. Urumva amumushyira Maison Noire hasanga Kadafi na Mukasa bicarana na Anta baramurokirita official. Urumva yabwiye Kadafi ko we ari manager w'abakinnyi. Urimo urabyumva ko we asigaje igihe gito muri kariyeri y'itangazamakuru yifuza kujya muri kariyeri ya management yo managing abakinnyi. Kadafi yamubwiye ko ibi yari byiza rwose ubwo yemeye gukorana nabo azamushyira muri team izagira ite izarukritira pere azamugira umuscout we nakajimbura
bagafatanya nawe kugira gute kujya kuri tere gushaka abakinnyi mu kwezi kwa gatatu. mu gihe hagitegerejwe izindi episode kuri iyo aferi y'aba banyamakuru, reka twikomereze ku ibaruwa yandikiwe RBA ku munyamakuru wayo Rugaju by'umwihariko, aho bamwe mu banyamakuru twumva uko babyakiriye muri Fine FM. Ibaruwa iravuga iki? Ibaruwa iravuga ko ko hari igitabo yinyuremo ngo ni Kigali kuwa 10 uretse gato bifi sera hejuru. Kigali kuwa 12 z'ukwa 11 mwaka wa 2024, reference ebyiri President Raf 2024 ku muyobozi mukuru wa Rwanda Broadcasting Agency RBA Kigali. Impamvu gusaba kwihanangiriza abanyamakuru b'imikino ba RBA bakoresha imvugo zisebanya. Bwana muyobozi, ku itariki ya 8 Ugushyingo mwaka wa 2024 kuri Radio Rwanda hanyuze ikiganiro cy'imikino cyakozwe n'abanyamakuru b'imikino ba RBA. Nkuko basanzwe babikora, muri icyo kiganiro havuzwemo ibirebana n'imikino y'umupira w'amaguru yari yabaye. Banavuga ku byerekeranye n'akazi k'abasifuzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ubundi biganiro nk'ibi bisanzwe biba aho abanyamakuru basangiza abakunzi b'imikino itandukanye amakuru y'imikino ndetse bagakora ubusesenguzi ku bintu bitandukanye biba byaranze imikino. Mu kiganiro cyakozwe kuri iyo tariki, umunyamakuru wa RBA witwa Rugaju Rigani yagarutse ku basifuzi muri rusange. Akora icyo abanyamakuru bita ubusesenguzi ku mikorere y'abasifuzi, ariko humvikanamo imvugo zirimo agasuzuguro, guharabika, gusebanya, gutesha agaciro no kwandagaza abasifuzi. Zamura Magnifique. Kwibyaha hari byinshi. Zamura Magnifique. Mu busesenguzi bwe, Rugaju Rigani yaratandukiriye akoresha imvugo zidakwiriye mu buryo bukurikira. Yavuze kubwo n'ibyo yavuze Rigani, abasifuzi n'abantu mu buzima bwabo bize kureba hafi. Iryo somo bararitora. Niko yavuze. Arongera bize kureba hafi iryo somo bararitora. Ati abasifuzi ntibafite ikintu cyari cyo cyose cyo gutekereza ku mafuti bakoze. Abasifuzi n'abantu badafite ubushobozi bwo kuganira mu ndimi zombi ku buryo wabaha match mpuzamahanga. Abasifuzi nabo mu Rwanda ariko bwa yego. Abasifuzi n'abantu bahisemo ubuzima bwa gikene batazavamo. Abasifuzi n'abantu badafite personality. Ariko ibyo ntabwo bivuze kuri RBA byose, bivuze kuri YouTube ye. Nta bantu b'abagabo babarimo. Ibyo byose arabivuze. Ati abasifuzi n'abantu baciriritse n'ibindi. Muri iki kiganiro harimo n'izindi mvugo zisebanya tutarondoye. Mushobora kumva mu gihe muzaba mwabashije gusubira muri iki kiganiro twavuze. Na Leta irangiriye. Arabakosoye. Ariko uwo mutipe wamuhaye message yampaye na audio. Yewe byose katuyumve. Tuyumve. Tuyumve kugira ngo niba atamubeshye. Reka twumve. N'abantu mu buzima bwabo bize kureba hafi. Oya. Reka tuyumve. Hano se nibaje. Anumve niba atamuhimbira. Hari n'igerega amagambo yatoranyije gutya ushobora kumva ko ariko ari context. Ashobora kuba abasifuzi ikintu cya mbere gitera ibi bibazo byose tubikorera mu mafaranga, ariko si cyo kibazo. Aba ni abantu mu buzima bwabo bize kureba hafi, iryo somo bararitora. Iyo babwiye ngo nzamuye urutoki, iyo uri kumwereka ku bicu ntabwo abona ibicu, abona aho urutoki rwawe rugarukira. Diplomate niwe wabiririmbye. Ntibafite ikintu icyo ari cyo cyose cyo gutekereza ngo aya mafuti nkora, ese ibihumbi niba ari 70 nkorera kuri match mu Rwanda nibyo nkeneye, cyane nkeneye kwiga uko ingendo ya Salma, nkeneye kwiga ingendo ya Samu, nkeneye kwiga ingendo ya Cucuri. Umuntu ajya korera amafaranga agenda hembwe akorera 3,400 by'amadolari, akorera amafaranga y'amafaranga kubera ko bazi ko batari kompeta. Usanga adashobora no kuganira mu ndimi zombi ku buryo amamatch mpuzamahanga. Usanga standard yo kugira ngo asifure match mpuzamahanga, ibipimo fatizo, kwiruka, umuvuduko n'ibindi ntabyo afite.
tuwa usanga skills zo gusifura ni utuntu tw'amahugurwa y'iminsi ngahe 4 uko bakora vetting mu yindi mirimo ya leta ubunyangamugayo bakareba uyu muntu nta bijyaha nta bijyasha de la couve personality character kuba abagabo niyo mpamvu usanga ari abantu bari mu wenda urugendo ugasanga bicaye Nyamirambo bari mu ntugu capati n'ubwayi barya ibintu by'ibishyimbo biri aho ngaho ikiriritse ibintu uzi impamvu bahisemo mu babwiza ukuri bahisemo ubuzima bwa gikene bahisemo ubuzima bwo gusuzugurika bakarya udufaranga tudafatika bahitamo kuba abantu bakoreshwa batazigera bakira donc biyimye icyubahiro bituma abayobozi b'amakipe hano mu Rwanda bose babamenya babaca amazi ariko ikintu cyo gitangaje kubona buri journée yose hano mu Rwanda cyaje kuranga iki cyumweru mu mikino ni itsinzwe y'Amavubi igitego kimwe ku busa cya Libya aho Amavubi yakinnye neza ariko byagera ku munota 84 Libya ikadutsinda igitego abantu benshi byaratubabaje cyane ndetse na n'ubu ntiturabyakira ariko ntibyabujije ikipe gukomeza yerekeza muri Nigeria aho igiye guhura n'ikipe ya Nigeria aho ikomeza kugerageza amahirwe ngo ibone nimba yabona itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika. Reka dukomeze tuyisengere umukino usaba kwa kabiri nibura tuzatsinde kandi mbene ibashe gutsindwa na Libya kugira ngo tubashe kujya mu gikombe cya Afurika. Ibindi kandi byaranze imikino muri no weekend habaye inama rusange yahuje Rayon Sport aho hizwe ingingo enye zigizwe no kurebera uko amakipe y'umuryango wa Rayon Sport ahagaze yaba y'abagore n'iy'abagabo, gusuzuma igitekerezo cyo gushinga sosiyete y'ubucuruzi ya Rayon Sport, guhindura amategeko nshingiro n'amatora ya komite nyobozi nshya. Muvunyi Paul yatorewe kuyobora urwego rw'ikirenga naho Twagirayezu Tado atorerwa kuyobora kuba perezida wa Rayon Sport mu gihe cy'imyaka 4. Ikindi kandi cyagarutsweho na amadeni Rayon Sport ibereye irimo aho akabakaba miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda arimo ibirarane n'imishahara yaguzwe abakinnyi. Twagirayezu watorewe kuyobora umuryango wa Rayon Sport yavuze ko umushinga wa sosiyete ibyara inyungu Rayon Sport Limited wemejwe nyuma yo kumurikira abanyamuryango mu nama. Uwo mushinga ukazahita utangirwa ugashyirwa mu bikorwa. Umuyobozi wa Rayon Sport mushya yatangaje ko umugamba ari umwe mukurikire ndetse n'umuyobozi w'ikirenga wa Rayon Sport. Bibaza ko imigabo n'imigambi tuzanye no gukomeza gutanga ibyishimo. Rayon Sport ni ibyishimo. Ntawe uzongera gukingura kwegezwayo kuko ubu tugiye kuba ba nyiri imigabane. Imigabo n'imigambi nta yindi no kongera tukagarura ibyishimo mu Rayon, tukongera tukagera ku rwego nk'urwo twari twaragezeho mu gihe cyashize kuko twese hamwe ubu ngubu turatahiriza umugozi umwe. Amarangamutima y'abafana ba Rayon Sport ntiyabimye kwigaragaza. Ubwo nanjye ndabanza nkashima Imana, Mana ugira neza, Mana igikundiro, ndagushima ibyo twahuyemo nabyo, twagushima ibyo tugiyemo nabyo, dushima igihugu cyacu cyatumye kigashishoza, ntabwo tuyegwa na RIB, tuyegwe n'abayobozi ndetse n'abaturage idufashe kandi ba nyir'ubwo bagarutse. Imana niyo napfejo mama Mana murakoze cyane. Reka mubwire mu Kiswahili baravuga ngo mwaka huyu ulikuwa na mafuta kwa mikono yako, kitumbua kinaenda zamani, usigaranya amavuta mu ntoki irindazi ryariwe kera. Uyu mwaka ntacyo nkwijeje, ndaguheka mu mugongo, niba utemera ko nguheka ku mugongo igikombe cya shampiyona n'icy'amahoro ndakubyiringiye birajyaho ibindi biri. Umunsi Rayon Sport izakina ntuzayoberana, uzumva kagoma kanehera, uzumva emerecho nemehamerezo, bikera cyane Rayon Sport niyo kipe y'Abanyarwanda yiwe uzakomeza uwo murego.